abagabo turi abantu kandi umuntu agizwe n'amarangamutima. Rero ba madamu, abagore bacu, bakobwa dukunda, basheri, bashushu, mumenye ko natwe turi abantu. Cyakoze ujye gushimira abagabo hababara. Uyu munsi ndavuga ku bagabo. Maze iminsi uvuga ku bagore, abagabo mwaduhaye ishusho mbi, ariko ntabwo turi babi. Mubwira nti umugabo wawe ntabwo yahindutse, mugiteretana mutaraba mu rugo yagiraga amarangamutima warayibonaga. Ntabwo yahindutse, ntabwo yabaye igisimba, aracyari wa wundi. Ahubwo icyamuhinduye ni igihe, ni responsibility cyangwa nuko umufata. Urakoze. Amaso yawe rega neza, amaso yawe urebe ko utahinduye ukuntu wamufataga. Ese ubu asigaye ari papa bebe urusha uko ari sheri wawe. Tugira mu migani yacu ngo ukurusha umugore abakurusha urugo. Bivuze ngo uko urugo ruteye wibonera ku mugore, kuko niwe base, niwe fondation y'urugo. Rero nimba ushaka urugo rwawe ruba rwiza, wabishobora, ita ku mugabo wawe. Ya marangamutima naza ashyushye mu mutwe, mureke ashyuhe akanya gato, nyuma uze kumuvugisha. Cyangwa bikundasha ari kumuvugisha. Niba uri kumuvugisha, abantu boroshye babaho bo gutunga cyangwa bo gufata n'abagabo. Ndabizi baraza kuntera amabuye, baravuga ngo urabeshya abagabo b'iki. No, ndabivuga nk'umugabo, ntabwo tugoye, kuko twebwe ntabwo duhindura mood buri kanya. Ntabwo tuyoborwa n'amarangamutima, tuyoborwa na raisonnement, na raison. Niyo mpamvu umugabo kumutunga bitagoye cyane, kuko twe ni raison. Hari akantu keza nasomye ahantu ngo umugabo umuha ibiryo, umuha umwanya we, namuhe ibindi by'ingenzi, urebe ko ataguha amahoro. Ibyo by'ingenzi nyine urebe ko ataguha amahoro, kuko ntabwo tugoye, kubera ko yabaye umugabo. Ko abagore bagoye ku bwanjye, mumbabarire mutaza kuntera amabuye. Umugore agire urugo ahantu yishimira ko umugabo yicara avuga ngo saa 12 zageze reka ntaye mu rugo. Hamubere heza kurusha akabari yicaramo n'abajama be. Hamubere heza kurusha mu kazi atukwa na boss. Cyo ni cyambere. Aho kwa boss bamufata nk'umuntu uciriritse, agire mu rugo yumve ko ari umwami. Yego. Agire mu rugo yumve ko ari umutwe. Agire mu rugo yumve ko ageze ahantu heza. That's one. Nta kuntu wambwira ngo ngewe Eric yangaha ngiye gutaha saa 11, iyo mudu nziza ndimo simbure kunyura ahantu ngo ntane madamu muhereze bombo, kuko numva ko nashyano heza. Ndi gukabiriza umugore bishobora kunanira, akora ibintu mvuze, azamugire ko urugo ruzamunanira, ko umugabo azaba mubi. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umweko. Hano tuba twicaye muri Igasabo, ariko mujye muza ngo mutembere murebe boro tuba dufite ahangaha, mujye mutembera. Niba muri abantu mwifuza guhindura salon, mwifuza guhindura ibyo mufite mu rugo byose, hano kabisa baguha OG bimeze neza cyane muri Igasabo showroom. Ega ni hano hafi i Remera, hafi ya Polyfame. Duhamagaye kuri 0788 ubundi uze tuguha ibyawe. Yaba garderobe nziza, yaba salle à manger, yaba salon, yaba ari kugukora interior design, byose birakorwa neza cyane. Iki kiganiro ngiye gukora sasa rero. Jesus Christ. Harimo abantu ariko turabona ngo bagiye guhita baseka. Kubera iki? Kubera Eric ngo bimeze bite? Turahatra. Ubeze fresh. Nge numva ntazi uburyo ngiye kugikora. Ndi gukorana na Eric Seba. Tukirekeraho. Yitwa Eric Seba Mugisha. Ni umujama wanjye kuva twiga secondaire. Bimeze bite? Nanze no kuvuga ibindi birenzeho, abatuzi baratuzi. Umuntu arasaza. Warashaje.
hari umuntu ugoye twiga nka segonderi nanjye kuvuga hari abantu batuzi tukiri segonderi mu kane mu gatanu mu gatandatu ariko turabibutsa ko hashize imyaka 10 iyo tuba twabyaye kiragiye bana umwana aba afite imyaka 10 n'ingana turasaza ibihe bikaduhindura tugakura ariko ntabwo yahindutse hahindurwa n'ikisi ukiri umujene ariko turashima Imana tumeze neza sava ariko nawe ndabona umeze neza kwigize serious siyo nura n'amateka turaseka dukomeze duseke ariko tumeze neza turakomeye imyaka aribaye myinshi sava tumeze neza Eric rero n'umujama wanjye kuva twiga muri segonderi inshuti yanjye ni umuntu twagendanaga ari Eric ari Salomo tugenda turi batatu uyu munsi twongeye guhora rero sibwo bwa mbere duhuye ko nibwo bwa mbere tugiye guhura kuri mikoro ni byiza ni umutipe w'ibitekerezo nicyo kintu nzi cyo agira ibitekerezo ko na filozofi nyine ziri ku rwego runaka kuganira nawe rero ni ibintu byiza ni ibintu navuga ngo muza kwishimira dabo icyo ni kimwe ikindi ni uko nyine hari ukuntu ujya kuganira n'umuntu umujama wawe uzi umuvandimwe wawe ukaba none ndahera mubaza abantu uko niko meze rero muri kano kanya reka njye nkubaze ntabwo mbaza ngenda umunyamakuru dusuje abantu bose twiga muri segonderi turabasuje yego ngaye nguko Eric uyu munsi tugiye kuganira ku byerekeranye n'ubuzima ariko ubuzima bwa couple ari Eric ari giye twese turubatse uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bwa couple first of all mbere yo kujya mu byo tugiye kuganiraho ku ngingo yacu kubaka bimeze bite kubaka biraryoha ni ubuzima bwiza nakwifuriza buri muntu wese ndabivuga nk'umuntu wagiriwe amahirwe akagira urugo rwiza yego mbona n'amahirwe yo kubwira abajene asigaye ariho abantu bavuga ngo ingo ni ikintu kibi kubaka ni bibi biravuna kubera ibihe ariko ndababwira yuko ndabahumuriza kubaka ni byiza biraryoha ni byiza ntugafate urugero ku kintu kibi ku bantu bubatse ingo mbi zikabananira kandi bakagombye kuyifata ku rugero rwiza ni ikintu cyiza nakwifuriza buri muntu wese kuko niho hantu ubonera ibyiza byose wifuzaga we bikuryohera gute ni iki kikuryohera kurenza nta gipimo navuga ngo biryohera gute kuva hano kugera hano ariko ndamya nashidikanya ko ndi ku gasongero k'ibyishimo kubera urugo rwiza nakwirata kandi nashishikariza abantu bose kuzashaka neza ariko nanone ukoze fopa ugakora kontrere ibyo mvuze byazakubera bibi ugashaka nabi byazakubera bibi byakubera bibi cyane ku buryo wakwicuza n'impamvu washatse niyo mpamvu harimo mu biganiro social media turayibona cyangwa se ingo hirya no hino bakarira nuko bahuye n'ibibi ariko ni byiza ndabizi ko ubizi ko ibyiza birahari yego na mahirwe wagize kugira ngo uri ku gasongero k'ibyo byishimo kugira ngo uhitemo neza nkuko uri kubitubwira cyangwa n'ibintu nyine byaje nk'ubuntu wagiriwe n'Imana wabigizemo uruhe ruhare ndabivuga mu buryo bwombi namahitamo nahisemo mpitamo umukobwa mwiza mu bandi bose twari tuziranye ambera umugore mwiza icya kabiri ni Imana yampuje nawe ituma mpitamo ariko nanone iyo nza kutamuhitamo ndabizi neza ko ntari kwishima nk'ukuntu umeze uyu munsi
rero ntabwo navuga ngo ni njye ntacyo ndicyo, ariko ni ubuntu, ni imbabazi, ni ikintu cyiza Imana ishobora kuguha inyuma y'agakiza ushobora kugira. Ni urugo rwiza, rero ni Imana ibikora byose, kuko urugo rwiza ruhabwa n'Imana, ntabwo ihabwa n'ubwenge bwawe. Hari abafite doktora bafite ingombi, hari abafite lisansi bafite ingombi, hari abatize bafite ingo nziza kabisa. Ego, rero ntabwo navuga ngo ni ubwenge, ni ubushobozi, ni Imana ibikora, ariko guha amahitamo nahisemo byiza. Rero nibyo gushima, mbonero no kubwira umugore aho ari ubwo mubwiye iki? mubwiye nti warakoze kongera umuntu mwiza ndi uyu munsi. Unyutse message nabonye ahangaha bitewe n'ikiganiro mu minsi ishize nakoze, nyibukije ku kantu nibuka iyo message, nakoze screenshot kugira ngo message zimwe na zimwe tuzigeho. Iyo yavuze ngo kuryoherwa n'ubuzima nasanze bigoye, usibye kubivukana ibindi ni ukubeshya. Hari abaryoherwa bakorera make, nicyo wari umaze kuvuga, abahaze byaranze. Hariho n'abaseka bakanezerwa kandi banaburaye, mu gihe abariye bakanahaga bakanaha n'imbwa bigunze bategereje uruzabahitana. Niba Imana ihari niyo yo kuturengera. Ubwo ngubwo byari biturutse ku kiganiro nakoze kivuga ku kababaro nyine abantu bahura nako mu ngo, I think ko waba warakirebye, sibyo? Naho uravuze ngo ushaka ufite doktora utishimye, ariko wa wundi utarize, wa wundi uri mu bukene ari mu byishimo. Nibyo wari umaze kuvuga muri kano kanya. Mpita nibuka ino message ko ari umuntu nawe wayohereje ku kiganiro nakoze mu minsi yashize. Wowe ugira ruhare ki na Eric kugira ngo ugire urugo rwiza rwishimye? Ubigenderera uti? Uwo muntu avuze ikintu gikomeye, ntabwo abeshye, avuze ukuri, ariko nanone ntabwo avuze ukuri kose, kuko agiye ku ruhande rubi. Hari n'urundi ruhande rwiza atavuzeho kandi yagombye kuba yavuzeho. Biterwa rero n'ukuntu njyewe nakwicara kuri iyi ntebe nkavuga nti Mbabazi ahengamiye ibumoso, nkumva ko ariho habi kandi yagombye guhengamira iburyo. Rero ubuzima bugizwe no hasi no hejuru. Ngira uruhare ki kugira ngo ngire urugo rwiza? Namahitamo nahisemo kugira urugo rwiza, kuko uyu munsi itariki uyu munsi shati kugira urugo rubi, nagira urugo rubi. Kuko ibintu byose dukora ni shwa, namahitamo. Kugira ngo nambare ishati namahitamo nagize, kugira ngo nze nicare hano namahitamo nagize, kandi nta muntu wamfosinze, nta muntu wasunikiye kugira ayo mahitamo. Icyo nicyo kintu cyatwibeshyaho abantu benshi tutajya tumenya. Twumva ngo nagize urugo rubi, ngo umugore, ngo umugabo, ngo ni wowe, namahitamo tugira. Rero nahisemo kugira ibyiza, nahisemo kugira urugo rwiza, nahisemo guha umugore wanjye byiza, nahisemo guha abana banjye byiza, nahisemo ibyiza, nahisemo Imana, kuko nitanga niyo soko y'ibyiza. Hari ikintu umbabarire ngiye kukivuga, abantu benshi iki gihe batagiha agaciro ni ibintu by'Imana. Abantu basigaye babona ni nk'imikino, nimba ariko byashaje, bakamva iyo uvuze ibintu by'ubukristo bakagira ngo ntibigezweho, bakagira ngo ni ubutekamutwe, bakagira ngo, ariko biriho ni ukuri. Iyo wahisemo Imana iguha ibyiza. Rero simbivuze, ntabwo aribyo nangiye kuvuga, nashaka kuvuga gusa ku mahitamo. Rero niki nkora kugira ngo urugo rwanjye rube rwiza? Nabihisemo, mbishira imbere, ndabisengera, kandi umutambyi mukuru wo kwizera kwacu arabinsohoreza, ndabibona. Rero ndabishishikariza umuntu ari wese itariki ya none ashobora guhitamo ibyiza kurenza ibyo yahisemo kugira ngo agire urugo rubi. Bivuze ngo harimo benshi se babayeho mu rugo batishimye bitewe n'uko bahisemo nabi? Ndahamya neza ko aricyo kintu ahubwo kibaho.
reka nkunda gutanga ingero kanangire ku rugero ni wenda usoma comments nyinshi igihe uzabona umuntu uzakubwira muri comment ko yahisemo umugore mubi cyangwa yitamo umugabo mubi ku bushake bakiteretana kera bakiri muri sheri shushu muri fiance kera bakimenyana akabona umuntu mubi mu miterere muri kamere mu bitekerezo mu bugome akavuga ati niyo mpisemo ngo ambere umugabo cyangwa uyu niyo mpisemo ngo ambere umugore uwo muntu numubona numwe uzaze ubembwire ariko ndahamya neza ko abantu benshi bahitamo umuntu mwiza akabona ko ari urusha abandi ikintu runaka cyiza abonamo bituma muhitamo icyo kintu rero cyiza cyo guhitamo ntaho cyagiye ahubwo uko ubuzima umuntu agenda akura agenda abona cya kintu kibi kimwe kikamwibagiza bya bindi byinshi byiza abona yamahitamo agahitamo kubona cya kindi kibi bigatuma yita mugenzi we shetani bigatuma yita mugenzi we ko ari mu bikurusha uko akamubona atabyatura niyo mpamvu havamo ibyo bibazo ejo ari sheri uyu munsi ni shetani wenda ushobora kuba ufite nk'urugo rumeze gutyo ubona umugore wakabona ni shetani yigendera ukabona niwe mubi mu buryo bushoboka ukaba wahitamo noneho ukavuga ngo ngiye noneho gukora ibishoboka byose mbigenderere aba ari umugore mwiza mbona kuri nose. Is that possible? Birashoboka nk'uko bivuze birashoboka. Uyu munsi akubye namahitamo kango urugero ushobora kuba ufite akazi kabi kabaho bigatuma ukora nabi umusaruro ukaba mubi ariko shobuja yakubwira ati Eric kuri gukora nabi uyu munsi wataje mu gitondo ugahinduka kakazi ugatangira kubona ko ari keza umusaruro wa mwiza kandi mbere wabonaga ari kabi ntabwo akazi kahindutse ahubwo umutwe amahitamo uhindura icyo ushaka ntabwo uwo mugore wamuhisemo kuko ari mubi ntabwo uwo mugabo wamuhisemo kuko ari mubi pressure y'ubuzima iradusunika bigatangira bigatuma mbona ikibi kuri mugenzi wanjye cya kintu cyiza cyatumaga nifuza kuvugana nawe amasaha 5 kuri telefone nifuza kumubona ku buryo gutandukana nawe byabaga ari ikibazo uyu munsi sinkibone ahubwo nkabona ikintu kibi kuri we akibyimbisha cya kintu reka ngo urugero mbabare kuri urugero ariko wenda ndumva rwatuma tubyumva neza dusubire wenda muri Bibiliya Mose abantu bose baramuzi yashoboraga kunyura mu idirisha rimwe yarunguruka hanze akabona abasirayeli babacakara we yabareba akabonamo ko ari abana b'Imana ko ari abana bisezerano akaba ari ko babona ko gatiyo barababaye ariko n'abana b'Imana bya dirisha rimwe n'ubundi yarebemo Farawo yaza kuhanyura akavuga ati indebera za babacakara abantu bagowe umwe ababonyemo abana b'Imana undi ababonyemo abacakara kandi mubarebera mu jisho hamwe yego ijisho ni rimwe amaso nabira atandukanye ariko abantu muwarebera ni hamwe rero rwa rugo rubi ni wo rureba rwa rugo rwiza ni wo rureba rero duhindura imyumvire nuhindura imyumvire urabona ko ufite urugo rwiza nuhindura imyumvire urabona ko umugore wawe ntawe yagiye ni wawe urabona ko ari mwiza urabona ko ari wawe wahisemo nyuma ya jenoside mu mbare kuri urugero abantu benshi bashobora kuvuga ngo iki gihugu ni cy'amaraso abakomeje kubona muri ya shusho babona ko ari cy'amaraso ariko abenshi abo twe turimo turavuga ati igihugu ni cy'isezerano ni cyiza turi kuyibona cyamata n'ubuki yego rero biterwa n'icyo ureba nubona iki urabona ko ari kibi nubona ikiza urabona ko ari byiza rero nahitamo kubwira abantu ngo ave muri ya zone yo kubona ikibi kuri mugenzi we abone mu cyiza kandi cyiza kibyara ikindi cyiza kenshi rero tujye tubibona icyo kibazo ku bagabo akagira igihe ngo akagira ikintu cyitwa ngo guharurukwa agaharurukwa umugore akumva nyine abantu ntabwo akiri wa undi akikunze akiri shushu cy'ishari uko uri kubivuga umugabo nk'uwo utangiye cyangwa waharurutswe umugore we usigaye umureba akabona
arutwa n'umuntu uri hasi uciriritse koko uwo wamugira inama ki? ntabwo urakoze ntabwo cyangwa umuntu araruka kubera iki? nanjye kwa ntabwo ndi umuntu mwiza nagira inama uwo muntu ariko navuga nko kwiganirira kubera ko hari abandi abashinzwe gutanga inama barahari abapsikologe babyize abakansala icyo nashaka kuvuga guhararukwa umuntu cyangwa se kumushyira kuri top agahora ari sheri ishusho nabivuze ngo namahitamo. Hari ikintu gituma uhararuka umuntu ugihinduyemo ukakigira cya kintu kibi wabonaga kuri njyewe ukakigira icyiza warushaho kunkunda. Wa muntu mubi wabonaga waguteshaga umutwe watumaga udasinzira wicaye ukamwakira muri ubwo bugome bwiwe muri ubwo bubi bwiwe ukamwakira mu mutima wawe warangiza ukamusengera ugatuza wajya uvuga A ugashaka ko yumva A akumva B C D ukabyakira wazageraho ukabona ko wa muntu ari mwiza nawe yagenda ahinduka kubera ko reka ngo urugero tubyara abana hari igihe ubyara umwana ukagira amahirwe mabi akaba umwana mubi ariko ntibikubuza kuba umubyeyi we ugerageza kubona ibyiza muri we kwa kundi urema icyiza kiraza umwana wawe tujura utera reka ngo urugero ufata urubuto ikigori cyangwa igishyimbo iyo gishize mu itaka kirabanza kikabora birebye cya gishyimbo mu butaka ukabona ko cyaboze ukavuga ati ni kibi muri cya gihe cyo kubora ntabwo ubona ko muri cya gihe cyo kubora aribwo havamo ikintu cyiza. Rero ntukabone umuntu mubi ku kintu kibi muboneremo ikintu cyiza muri bwa bubi bwe ejo azabyara imbuto nziza. Rero guhararukwa reka mbyite ko biri muri step y'ubuzima. Uyu munsi ukunda imodoka ya mbere nziza ibaho ejo nihasohoka nyuma y'imyaka 5 nihasohoka indi uzabona ko yenda ari mbi. Uyu munsi ushobora kubaka inzu y'agatangaza ya miliyari 100 nyuma y'imyaka 5 ushobora kubona indi nzu ukabona yandi wayihaze. Ntago ngiye kubigeranya n'umugore n'umugabo ariko ndavuga ngo ni step y'ubuzima tunyuramo. Rero ntukabone uburyo gushaka umugore se ejo akavuka abandi bakobwa ukabona ko ari beza kurenza umugore wawe. Ibyo nangiye kuvuga ntukabone abasaza n'abakecuru bamaze imyaka 80 ugere ngo mu rugendo rwabo back usubije inyuma nta byiza nta bibabonaga kuri mugenzi wabo ariko izo step barazirenze bageraho bumva ko ubuzima bwe bushamikiye ku wundi. Buriya baba bakundana kurusha abafite imyaka 20 kubera intambara banyuzemo ibi bintu byo hejuru. Ntabwo navuga ngo nuguhararukwa ko ari ikintu kidasa ikintu kibaho upati y'ubuzima. Ugira akazi keze uyu munsi ukavuga ataka ko nakambere nyuma y'imyaka 3 inuka gahaga ukajya ku kandi kazi nibuze ko ka kazi ari kabi ahubwo ni step y'ubuzima. Rero guhararukwa bishobora kubaho ubwo ntibisaba izindi mbaraga kugira ngo umve ko uwo mugore ari we wawe utazashaka undi. Niyo nanjye kuvuga biri muri parti y'ubuzima. Rero ihangane ufonse ejo uzabona ibyiza kuri we nakubyarira umwana ukamuterura ukareba ukavuga ati n'imbabazi wa kabiri uzishima wibagirwa ibya nyuma. Natangira wenda uyu munsi uramutuka kubera ko nta kazi afite ukabona yuko nimbura mu maro n'umugabo imbura mu maro n'umugore imbura mu maro ejo bundi nabona akazi akinjiza uzaseka. Rero guhararuka reka ni ijambo rikomeye ndumva twarihinduramo ko kuba uri hasi kubona umuntu nabi uyu munsi ntabwo bivuze ko uwo muntu ari mubi uyu munsi kuko umubonye nabi ahubwo hindura marinete yawe urebe neza urebe ibyiza byo ndi neza nzi neza nashidikanye ko ejo bundi uzabona ibyiza kurenzaho. Iza defo ko uryo utakizibona defo cyangwa se defo wenda ziba zitandukanye. Reka nguhe urundi rugero. Uyu munsi umuntu aravuka agakura agashaka gasaza agapfa. Rero kubona umuntu umaze kuzana imvi uri umusore ubona ko ari defo ukavuga ati umukecuru kera yasaga ukabona ko ari defo ariko mukuri ntabwo ari defo ni inzira y'urugendo tunyuramo.
uyu munsi ndaguha kado nziza unyite sheri kuko nkwibutse, kuko nguhamagaye 3 ku munsi, kuko nkuzanira ururabo, kuko nibuka amatariki y'amavuko kubera ko nkora ibyo. Ariko ejo ningira inshingano nyinshi nkataha saa 6 z'ijoro sinkuzanira ururabo, ntabwo nzaba mbaye mubi. Ntabwo uzavuga ati yamararutse asigaye nta rurabo akinzanira. Ningira ibintu byinshi bituma nibagirwa itariki yawe y'amavuko, ntabwo uzavuga twa mugabo yampaze ashatse undi. Oya, hari igihe ugira inshingano nyinshi, ntabwo mbihagararaho mvuga nti ni bibaho kuko avuga giye mu buzima usangwe bibaho. Rero Mbabazi, guhararuka ni ijambo rikomeye ariko ni parti y'ubuzima cyo tubyakira. Ariko itinze mu mateka ntutere intambwe imbere urasiga. Iyo bigenze gutyo, tuvuge nk'urugero, wibagiwe isabukuru yo mwashakanye, twatuntu wamukoreraga ugiye utugabanya, tugiye dushira ngo bitewe n'urugendo rw'ubuzima, bitewe naho mugana nuko mugenda mumarana imyaka, ntabwo bizagiraho nyine umwe muri mwebwe kumva ko atakitaweho. Yego, niho abantu benshi, ni uwo mutego abantu benshi bagwiramo. Kandi iyo usigaye aho hantu kugira ngo have birakugora, kuko urushaho gutebera. Ni nk'umuntu utwaye imodoka uguye mu cyondo, aho gushaka kukivamo yakomeza kumanuka ahubwo imodoka ye ntivemo. Niyo mpamvu agera akavuga ati ndabona kinyitayeho, reka ibyiza reka dutandukane. Ndi mu bantu batajya bashigikira divorce kuko nta cyiza kibamo. Ndabizi ishaka kuba impamvu nyinshi za divorce, ntago ngiye mu madetaye, ariko tujye tugerageza tubone icyiza ku muntu. Reka nkubwire, reka nguhe urugero Mbabazi. Reba abana bato iyo bari gukina, iyo ubonye umwana aje akomeretse cyangwa atashye akakubwira papa nakomeretse naguye, ibyo bikoreka ko isi atari nziza. Cyangwa se wowe impamvu dutaha tunaniwe tubizi ibyuya ukaruhuka, n'umuruho ni systeme y'isi, ntabwo ari nziza. Ni imiruho, kubaho bwonyine biraruhisha. Rero kuvuga ngo umuntu runaka ugashaka ko akomeza kuba wundi ahura n'ibibazo byose duhura nabyo, ntabwo bishoboka. Kuko n'umuntu arakura. Uyu munsi ugakora ubukwe ufite imyaka, ufite ibiro 60, ejo bundi ukageza ibiro 90, ni ibintu biguhindura. Ako ntibivuze ko kongeza ibiro 90 bya bintu biri mu imbere muri ngewe birapfuye cyangwa birahindutse. Ni saison turi mu bihe. Rero umuntu aba mubi, umuntu aba mwiza bitewe n'amaso areba. Nubona abaye mubi koko bibaho, muganirize Eric, iki kintu ntabwo ngikunze. Eric koko nshobora kubya ati bitewe n'iki kintu iki niki. Ibiganiro ni ikintu cyiza. Ntabwo ari nk'akazi ushobora kuvuga ngo mbonye contrat y'umunsi ya determine, nkoze imyaka 5 ndagahaze, mfite amahitamo yo gushaka kandi kazi. Ariko igihe wasezeranye n'umugore wawe wasaje ko muzabana karamata, ntabwo ufite amahitamo yo gushaka ubundi, kuko nawe uzagera aho gahaje gutyo. Rero duhitemo neza, turebere icyiza kuri mugenzi wacu. Muri cyagiye navuga ngo wumve ko niba udashoboye guhindura akazi, ntabwo ariko ushobora guhindura umugabo wawe, ntabwo ariko ushobora guhindura umugore wawe. Niba bimeze gutyo udafite ayo mahitamo rero yo guhindura umugore wawe, ngo uvuge utereka mushyire ku ruhande, niba ubyemera gutyo, bivuze ngo ufite amahitamo yandi yo kumurebera mu cyiza kandi bigakunda. Icyo ubona kitameze neza ushobora kuba wamufasha guhindukamo, ukimufashemo bigende neza. Iyo niyo point yanjye kuri aho ngaho nanjye. Eric, kimwe mu bintu kindi twifuza kuganiraho ni amarangamutima. Dukunda kuvuga ngo amarangamutima y'abagore, sibyo? Twite ku marangamutima y'abagore bacu, twite ku marangamutima ni inzabya zoroshye, tukabivuga kenshi cyane, amarangamutima y'abagore, sibyo? Rimwe ukibaza ngo ese mu by'ukuri abagabo ntabwo bagira amarangamutima? Abagabo ntabwo bakwiye kwitabwaho mu buryo bw'amarangamutima? Icyo kintu kivugaho iki? Ni gute umugabo yakwitabwaho mu buryo bw'amarangamutima? Ese ubundi ayo marangamutima barayagira? Birakenewe ku mugabo?
ahubwo akenshi nkunda kuvuga ni abagabo bagira amarangamutima nuko amahirwe tutagira yo kubigaragaza. Abagabo turi abantu kandi umuntu agizwe n'amarangamutima. Rero ba madamu, abagore bacu, bakobwa dukunda, basheri, bashushu, ba madamu, bashiki bacu, mumenye ko natwe turi abantu. Cyakoze ujye gushimira abagabo hababara. Uyu munsi ndavuga ku bagabo. Maze iminsi uvuga ku bagore, abagabo mwaduhaye ishusho mbi ariko ntabwo turi babi. Abagabo benshi bashobora guhindurwa, iyi pressure y'isi yamurenga, yagera mu rugo akibagirwa yuko niyo pressure akazana ibyo mu rugo, ibyo hanze akabizana mu rugo. Wenda nkorera hano ibumoso nkabizana mu rugo, na madame akorera iburyo akabizana mu rugo, hakuno ibintu bitaturika. Rero turi abantu tugizwe n'amarangamutima. Niyo mpamvu nkwegera, niyo mpamvu nkubaza uko wiriwe. Hakubwira ni wa mwana wamuhaye muti, ese wibutse guhamagara umukozi wo mu rugo yakoze ibi n'ibi n'ibi. Ayo ni amarangamutima. Niyo mpamvu nkubwira nti sheri, uzi yuko uyu munsi nabaye promoted cyangwa se uyu munsi bamanuye. Niyo mpamvu nkubwira nti uzi yuko uyu munsi muri banki bimezeho cyane gutya. Turi abantu tugira amarangamutima. Niyo mpamvu nifuza ko nza mu rugo nkicara nani ukabona ko ntameze neza, yifuza ko nanjye wamatere kumande nkareba Liverpool ko ndi gukina. Niyo mpamvu nifuza ko nimba ari kwa gatandatu nagiye gukina umupira nk'abandi bagabo cyangwa se nasohotse n'inshuti zanjye, umpa nanjye umwanya nkabanza nkaruhuka nkuko nawe ugiye mu bandi bagore ntaguhamagara kenshi. Turi abantu. Kuki udataha uri hehe? Utangiye guhinduka. Ari abagore bamera gutyo. Ntabwo ari byo. Turi abantu, niyo mpamvu natwe tuba dushaka iyo free time. Niyo mpamvu tuba dushaka ngo tukubwire utwumve, ariko si nkakubwire ngo ufungukiye n'umutima wanjye. Ni gake ko umugabo ashobora kugufungukira gutyo, sibe ko nabyo twifuza ku bagabo bose tubabwira. Ndagufungukiye, ndakubwiye, warangije ugafata muri icyo gihe nagufungukiye n'umutima wanjye wose ukabigira joke, imikino. Icyo gihe umugabo ntabwo azongera kukubwira. Kuko kwa kundi bitubaho gake bikubayeho by'ibifatanye ikintu cy'agaciro. Niyo mpamvu shishikariza abamama bose bazakurikirana iki kiganiro, mubwira nti uwo mugabo wawe ntabwo yahindutse. Mugiteretana mutaraba mu rugo yagiraga amarangamutima warayibonaga. Ntabwo yahindutse, ntabwo yabaye igisimba. Aracyari wa wundi. Ahubwo icyamuhinduye ni igihe, ni responsibility cyangwa no kumufata. Urakoze. Amaso yawe rega neza, amaso yawe urebe ko utahinduye ukuntu wamufataga. Ese ubu asigaye ari papa bebe urusha uko ari sheri wawe. Ese ubu providinga gusa. Voilà. Araprovidinga gusa, wese ukora iki? Hindura urebe ukuntu ureba. Nuhindura ukareba amaso yawe ukayerekeza mu murongo mwiza. Ntumurebere ku cyo atakoze. Urakoze. Murebere ku byiza byinshi akora, kandi amateka meza yagumeho, ibi ubihambe nyuma. Mukomeze imbere urebe ko utazabona ibyiza. Mbwira nese umugabo utajya witabwaho mu marangamutima ye. Toujours wumva ko umugabo ari Imana. Wumva ko byose bishoboka kuri we. Wumva ko nta kidashoboka, iyo kidashobotse aba yatangiye kuba fake. Nubwo atabikubwira ko umugabo wawe yabaye fake ngo bimubwire, ariko quand même utangiye kugaragaza ko nyine yananiwe inshingano. Umugabo nk'uwo aba barate iyo abonye adahabwa agaciro cyangwa atitabwaho mu buryo bw'amarangamutima. Kandi aba barate ubibona mu bimenyetso agaragaza. Mba yanywaga agacupa kamwe agera akanywa 5. Kubera ko aravuga ni nta murwa mugora turatongana. Aravuga. Nimba yatahaga saa 11 arataha saa 6 z'ijoro. Ariko ikintu kigoye kandi cyiza kandi cyoroshye, babona ko kigoye kandi cyoroshye, no kugira urwano heza ko ukumva ko utahira. Nkubwire nkatwe twakuze tubona ba data bataha saa 11 n'igice,
akaba ari mu rugo, ntabwo ari uko mama yakoraga ikintu kidasanzwe, ahubwo nuko yagize ahantu urugo, ahantu heza ho gutura, ahantu heza ho kuruhukira. Rero nkunda kuvuga ni mu muco wacu w'abirabura, munyihanganire, urugo burya ni umugore. Gute? Tugira mu migani yacu ngo ukurusha umugore abakurusha urugo. Bivuze ngo uko urugo ruteye wibonera ku mugore, kuko niwe base, niwe fondasiyo y'urugo. Rero nimba ushaka urugo rwawe ruba rwiza, wabishobora, ita ku mugabo wawe, ya marangamutima ntaza ashyushye mu mutwe, mureke ashyuhe akanya gato, nyuma uze kumuvugisha, cyangwa bikunda uko umuvugisha. Abantu boroshye babaho bo gutunga cyangwa bo gufata n'abagabo. Ndabizi baraza kuntera amabuye, baravuga ngo urabeshya abagabo b'iki. No, nkunza gutanga urugero, kare nigeze no kuruvuga, abana babiri iyo bari gukina bato bafite imyaka 3-4, iyo babiri barize, umuhungu n'umukobwa, ninde uwo mubyeyi uri kunyumva, ninde uhozwa vuba? Ni umukobwa uhozwa vuba. Yego. Abagabo impamvu bari abana nuko bagenda bagatuza, bakajya ari ikiceceka, bakunda kugaragaza amarangamutima yabo mu ngumi. Ariko uko uhereza uburere umwana wawe, iyo umwana w'umuhungu aje akakubwira ati papa ndi kubabaraha, papa kana kayambwiye neza, ureba uwo mwana uko umutoza akiri umwana akura ari umuntu mwiza. Rero abagabo baroroshye kubafata neza, muha umwanya wiwe, nimba atashye, nimba uzi ko akunda televiziyo, nimba uzi ko akunda amakuru, mureketera ku mande. Nimba uzi ko aryama saa 6 cyangwa saa 3, amenye ko ibiryo bihari saa 2, arye arebe amakuru yo aryame. Yego biragoye kuri bamwe, ariko ni ikintu cyoroshye. Ni nka kera mugiteretana, wari umuzi, wari uzi ibimurakaza, kuki ubu ngubu utakibona ibimurakaza, aho gusigaye ubona stress agutera gusa. Wari uzi ngo sheri wanjye nimuhamagara saa 3 z'ijoro ntari bunyitabe kubera ko arasinziriye. Ariko ubu ngubu ibyo bintu biri simple, wari uzi icyo gihe, kuki ubu ngubu utamenya ngo sheri wanjye ubwo arakayereka mu umwanya, nta kishaka kumvugisha, yarahindutse. Ntago yahindutse, ahubwo uko wamurebaga ongera uhindure linete yawe, umureye muri bwa buryo asanga ari wa wundi. Ntabwo abagabo kubatunga nukwibe, ndabivuga nk'umugabo, ntabwo tugoye, kuko twebwe ntabwo duhindura mood buri kanya. Ntabwo tuyoborwa n'amarangamutima, tuyoborwa na raisonnement, na raison. Niyo mpamvu umugabo kumutunga bitagoye cyane, kuko twe ni raison. Hari akantu keza nasomye ahantu ngo umugabo muhe ibiryo, umuhe umwanya we, namuhe ibindi by'ingenzi, urebe ko ataguha amahoro. Ibyo by'ingenzi nyine, urebe ko ataguha amahoro, kuko ntabwo tugoye. Ariko umugore umumenyereye amarangamutima ye, urayamenya ute amarangamutima? Niyo ukwiye kuyavumbura, nta nubwo abikubwira, niyo ubimenya, urabishaka kubimenya. Babazi biro ntabwo bigoye, ntabwo byoroshye. Umenye ngo araraka, umbyete se sheri wabaye iki, urumva nta kibazo, wabaye iki, kwabaza 10 ya 11 bati rero burya cyage nta kazi gakomeye. Nudakomeza kumubaza, kuki utakomeje nyine kumbaza ngo umenye ko voilà, ibyo biragoye, ntabwo nyitaye, kuki wacecetse, kuki utakomeje kumbaza, tumaze iminsi 3 ubona narendetse, kuki utambajije, kandi narakubajije uravuga ngo umeze neza. Mama n'abakobwa nimwe mugoye kuturusha, mubimenye, twebwe ntabwo tugoye. Rero umugabo ntabwo yahindutse kubera ko yabaye umugabo, ko abagore bagoye. Kubwanjye mumbabarire, mutaza kuntera amabuye, impamvu mvuga ko bagoye ntabwo ari impamvu, nuko bayoborwa n'amarangamutima. Yego. Kandi bahinduka vuba amarangamutima kurenza abagabo. Abagabo ntabwo twebwe amarangamutima yacu aza ku bintu binini. Nari mfite credit muri banki, uyu munsi akazi karangiye, ndatese ndishura credit gute, ibyo nibyo binsaza mu mutwe. Ndagira mu rugo naniyo kwa kundi wa mwana turyame ku gitanda kariri ijoro ryose, ngo ndavuga ku bintu bishobora n'urugero nayo ntanze ruje vuba mu mutwe. Ariko akenshi umugabo ntabwo tugoranye. Ntimukumve ko turi ibiremwa bigoye, mw'ababyeyi mwe, mw'abakobwa mwe, nimba hari abantu boroshye n'abagabo.
ahubwo duhindure imyumvire dufite ku bagabo. Ayo marangamutima y'abagabo nayo akwiye kwitabwaho, nk'uko twirirwa tuvuga ngo abagore nyine mu marangamutima yabo. Ayo marangamutima y'abagabo no gutahura ko agoye, ko cyane ko abagabo bakunda kuyahisha. Mu Kinyarwanda bavuga ngo amarira y'umugabo atemba agwa mu nda, ni ukuvuga ni ko wakuhisha ya marangamutima yawe. Ntabwo ari ikintu kigora umugore kugira ngo amenye mudu y'umugabo, amenye se ndamutwara gute. Ntabwo ari ikintu kigora abagore. Ndahamya ko kitagora abagore kurusha uko kigora abagabo. Reka nkubwire urugero. Nuko muri kamere y'abagore bamenya iyo umugabo akoze ikintu kibi, naho utabivuga. Bafite ukuntu babireba muri kamere yabo, bakavuga ati habaye iki, uzabicoge. Naho utavuga ikintu, habaye iki. Bagira sixième sens ikora ukuntu kurusha twebwe. Niyo mvu mpamya ko bitabagora kumenya ko umugabo akeneye ikintu mu marangamutima. Ahubwo ntangazwa nuko kubera iki bamenya ukuntu umuntu yamuciye inyuma nubwo atayimubwiye, cyangwa se yakoze ikintu kibi nubwo atayimubwiye. Umugore barabimenya, bafite ukuntu sixième sens yabikora. Yego. Kuki batamenya ko umugabo ababaye? Ni ubushake bwabo, ni ya maso nakubwiye ngo baba badashaka kureba kuri icyo kintu. Ariko ndahamya neza ko bashaka kurebera umugabo mu isura y'umuntu uri strong, aho ari uturwa ibibazo. Yego. Byonyine. Ndi papa, urashoboye. Just ibyo. N'ikinaniye uragishoboye. Nibyo. Ariko nanjye hari binaniye ushoboye. Hindura mbaba. Tujye tubwira abamama ko abagabo badashoboye b'iki gihe ibintu byagoye, ariko tunababwire ko abagabo ari abantu beza. Ushobora kumanya nk'uko ubishaka. Nk'uko ushaka kumanya umugabo umugira nk'uko ushaka. Ufate telekomande ubundi umutwe uko ushaka. Ntabwo ari telekomande. Ni banza ugira urugo ahantu heza, ashobora kwisanzura, ashobora kwishimira gutaha. Umugore agire urugo ahantu yishimira ko umugabo yicara avuga ngo saa 12 zageze reka ntaye mu rugo. Hamubere heza kurusha akabari yicaramo n'abajama be. Hamubere heza kurusha mu kazi atukwa na boss. Cyo ni cyambere. Aho kwa boss bamufata nk'umuntu uciriritse, agire mu rugo yumve ko ari umwami. Yego. Agire mu rugo yumve ko ari umutwe. Agere mu rugo yumve ko ageze ahantu heza. That's one. Icya kabiri, agere mu rugo yumve ko afite ijambo. Mu gihe ahandi wenda bari mwimi. Urakoze. Yego. Ahandi ari hasi. Ahandi bamwita umunyamakuru. Kuri icyo utakoze ikiganiro, ariko agere mu rugo yumve ko afite umuntu umubwira ati papa uzi ko nkeneye brosada. Umugore amubwira ati hakosheri uzi ko nkeneye urukweto. Yumve ko afite agaciro. Hindura urugo ahantu umugabo yumva ko afite agaciro. Yumve ko ari ahantu heza akwiye gutura. Icya gatatu, umufashe muri ya vision. Arema mu mutwe ahora kubwira mwirebere hamwe. Ntavuge ko akeneye inzu, we wumve ko akeneye imodoka kugendamo. We wumve ko umukeneye imodoka, ni nk'urugero ngo haye. Mureme ishusho nziza mushobora guhereza n'urubyaro rwanyu. Ubundi rero ko umugabo atamufata uko ushaka. Icyo gihe azoroha. Azagira cya kintu cyo kumva kunza urugo rwe, akunzi we. Yorohe. Ariko navuga uvuge B, saa 11 nizimufata akazi arebe ku isati ye wenda atakwa mukaro naka none aranyica. Ariko atandukanye n'undi muntu udafite ubushobozi, mbabare kwiterme avuye ati ko natinze gutaba wabana wanjye bameze bate madamu iri bate. Ntabwo umwe abikora kubera ko afite ubushobozi undi atawufite, ahubwo abikora kubera ko yamugize umwami wo mu rugo. Yamugize nyir'urugo. Nyine zakeza madamu. Nyine kwa kumbwira neza. Nta kuntu wambwira ngo ngewe Eric yangangiye gutaha saa 11
iyo mudu nziza ndimo simbure kunyura ahantu ngo ntane madamu muhereze bombo kuko numva ko nashyamuheza ningura umwana umugati nkagura umwana bombo nawe ndamushiramo wa gatatu numva ko namahitamo kandi tumenye ko abagabo bakeneye icyo kintu cyo guhabwa agaciro bateteshwe bahabwa agaciro bamenye imyanya yabo abo bari bo ubundi reko ingo z'ikigezi zitamera neza ariko yego ukorera amafaranga nawe akorera amafaranga akwemera kuki ushaka ngo upasira kuki utampasira ni ikintu cyoroshye ariko nukomeza kubita gutera nta kantu koroshye wapasira nubwo rwose uwo mugabo ariko kubera ko abigufosinga wumva ko utumva ko ari kukugabanyaho ubugabo ushaka kugira nk'umu gusa ubundi inshingano zawe n'izihe mutangiye gupfa ubusa y'amaso wabonaga ko ari umutwaro utangiye kubona ko ari umupasi ari ikigeragezo mbaba fata umugabo umere nk'umuntu ukeneye ko umutega amatwi akeneye ko umutega amatwi icya kabiri umufate nk'umuntu umwereke ko umwishimiye muri kumwe mu byo ateganya kugeraho muri kumwe mu byo ari gupanga muri kumwe muri byose iyo uri umugabo mwiza ariko nanone nawe ubwira umugore yewe bikore nk'ikizami uzamugire ko byanze umutega amatwi umwereke ko umwishimiye icyo ni icya kabiri umwishimiye nashaka ataye saa sita z'ijoro mbete umugabo mwiza wirute yasinze inzoga zigeze hano wirute bashaka amazi yo karaba dushe bikore uzana gukuramo inkweto utamenyereye cya gatatu shigikira inzozi ziwe shigikira inzozi ze nubwo ubona ko zigana habi umubwire ko uri kubona ko zigana habi nabyanga shigikira izo nzozi abanza gwe bwa kabiri nahaguruka azavuga atari ko madamu anye n'umujyanama mwiza azakumvira ntabwo turi ibisimba nta nubwo yigeze antererana ntabwo yigeze antererana utandukanye n'undi mugore ati nakubwiye turi abagabo b'imbwa mfite no cyangwa umwereka ko ari mu mafuti urakoze cyane urumva shigikira inzozi ze numubwira ukamugira inama akanga akagwa ejo azahaguruka ugita ko nyamara ako kantu uvuga nibyo icya kangahe cya kane nkubwira ibuka ibyo akunda ase akunda iki ibyo akunda ubikora ibyo yangwa bireke umva bitoroshye ibyo akunda bikore wowe wihanga uhare uburenganzira bwawe ibyo yangwa bireke umere nk'intama bagenda bagakuraho ibyoya kugira ubujyane n'uburenganzira bw'intama hakwegereka igahara uburenganzira bikore ubundi ndi gukabiriza ni nko gushora ndi gukabiriza umugore bishobora kunanira akora ibintu mvuze azamugire ko urwo ruzamunanira ko umugabo azaba mubi cyakoze hitamo amahitamo yiwe ibyo akunda bikunde ibyo yango byanjye kindi kintu cya gatanu cyangwa cya kangahe birashoboka ko ibyo bintu Eric ari kuvuga bizakugora ariko wande uzabona umusaruro wabyo kandi none bizikora bitakugoye bitagize gute reka ndabyubukara reka mbisubiremo wenda ibintu bishobora kuza mu mutwe mutege amatwi ntashaka gutuke ceceka mutege amatwi shigikira inzozi mwereke ko umwishimiye cya kabiri mwereke ko umwishimiye uyu munsi nta kazi ufite ndabizi mugabo mwiza ejo uzakabona uyu munsi ninjye ukora ndi shere wawe ndi umugore wawe ihangana ariko kwicara mu Rwanda twashe ntabirenze ejo uzabona kandi mushigikire mwereke ko umwapresiya shigikira inzozi ze nubwo ushobora kumugira inama muri za nzozi ukabona ko ari kumanuka ubuzimugire namanuka ejo azazamuka neza byati mfite umugore mwiza azagenda birata shigikira inzozi ze shigikira ibyo akunda ibyo yango bigendere kure cyo si cya kane kuki utagendera ku byo akunda kuki uzi ko nanga umwanda ugakomeza kugira urugo rufite umwanda
I know. kuki wenda uzi ko nanga ko baguhamagara cyane kuri telefone wara kuri telefone kuki ukomeza kubikora kugira ngo ndakare si ibintu biri simple kubera icyo utagira mu rugo ngo telefone ishire hirya shigikira ibyo akunda ibyo ashaka azi ubikore ibyo yango bireke mushakeho inama si cya gatanu ntujya gukora ikintu kuki utambye ati sheri kuki wowe mu bintu byoroshye nambara ikanzu cyangwa iki icyo kiba ikibazo kuki utamubwiye ati se sheri ndashaka gukora iki n'iki mu kazi ndabona bimeze gutya se ntiwangira inama muri ibi kashaka inama n'umugabo wawe mushakemo inama mushakemo inama ubundi icyo ni cya gatanu cya gatandatu numva wenda ubaha ibyifuzo bye ese wifuza iki nkuko mujya kumubaza ese papa Benjamin uyu munsi umva ko nakugaburira iki kuki utakwifuza icyifuzo cye nimbavuze ati uyu munsi si ni nk'urugero sinshaka ari akavuyo k'abagore bagenzi bawe si ikintu cyoroshye kuki mwajya guhanganira kubera ko akubwiye ngo hari inshuti ziwe hitamo urugo cyangwa hitamo inshuti kuki utuma umugabo agera avuye ati hitamo iki kuki ibyo bituma uko mugenda mubana muramenyana ntabwo muri mwihangana sibyo cya karindwi reba ku byiza bye ibibi musombe zime turi abantu dukora amakosa ariko reba ibyiza bye hari nk'abagabo ushobora gusanga iyo bageze mu rugo ku wa gatandatu birwa baryamye umugore avuga ati mfite umugabo w'umunebwe ariko ntabwo uzi ibintu yahuye mu cyumweru cyose wirengagije icyumweru ko cyari kiza nta nubwo ubizi ariko ubu ni umwanya wo kuryama agiye muri siporo agiye muri gym nabyo ni ikibazo kuki utita ku ibyo bintu ukeneye tubihindure ariko uruhuka cya kangahe cya munani nezerwa be thankful kuki utamushimira ku tuntu duto akoze mukaba mwiza ndagushima ko ubukode twabwishyuye ariko shasheri urakora urakora kabisa uri umuntu w'umugabo tuntu nk'utwo ese wagira ngo tubikunda kandi abagore ariko iyo utabivuze ni ikibazo ariko ndakubwiza ukuri nta cyashimisha umugabo nko kumva umugore amubwira ati sheri urakoze ku ikanzu nziza wanguriye urakoze ko abana uzi ko abana biga mu kigo cyiza sheri urakoze ko wanguriye kanali mu televiziyo yanjye iri kureba ni ibintu bitoya ariko ku mugabo avuga ati mfite umuntu uri thankful mfite umuntu uri kunyurwa wenda aho yaciye ahuye n'abantu bamusuzuguye ko akugize imana ageze ibaze none uvuye muri stress zo hanze usubiye muri stress mu rugo ni ibindi bindi kandi ntumutere ntuhore uzamuka wenda umugabo we nta ruhare afite kugira ngo turi kuvuga ku byishimo by'umugabo umugabo we nta ruhare afite kugira ngo ibyo byishimo yifuza bimugarukire uruhare rwe ni uruhe nakubwiye ngo nta muntu wifuza ibyiza ubwo urumva urwo tumaze kuvuga ku ruhare rw'umugore akwiye kugira ngo umugabo yishime urugo rwishime none uruhare rw'umugabo afite ni uruhe kugira ngo we yishime we ubwe niyishima n'urugo rwishima byanze bikunze icyo wenda dushobora kuba tuvuze igihe kinini ushobora kuzakiganiraho utaha ariko ubu reka sinzi impamvu nifuje ko tuvuga ku bagabo kubera iki tubona ko ari babi kuki tutahindura isura ku buryo tubabona ibi bintu bingahe mvuze abagore bagenda babigerageza abantu bananiranye bavuga ngo mfite urugo rubi umugabo wanjye ni mubi genda ubikore wihereze ukwezi uzahamagara imbabazi umubyeyi uti ngiye byanze noneho gutaha uruhare rw'umugabo uca nawe kubigirana ni byinshi warabivuze neza mu kiganiro cy'ubushize abagabo batetesha abagore babo bite ku tudetaye dutoya ni utuntu tworoshye ariko ku mugore bivuga byinshi utudetaye bite ku tuntu umugore atarabibaza nk'ibyo byose n'ibindi byinshi ni ikiganiro gishobora gutinda gishobora kuba kirekire ni nk'ibyo byose wenda se hari umugabo uri kutwumva muri kano kanya
cyangwa reka tuvuge ku mugore uri kutwumva muri kano kanya hari ukuntu yitwaraga ku mugabo we is that possible ko ashobora guhindura tudenku akavuga ati reka umugabo wanjye ntangire n'umuhe ibyo reka avuze birashoboka ko umugabo yazahinduka cyangwa kwaba ari nko guterera inyuma yahuye urakoze reka tubikore nk'ikizamini hari ibintu byinshi wa mugabo we cyangwa wa mugore we wihanganiye uyu munsi ushobora kuba ugeze ahantu wumva ko bikurambiye tubikora nk'ikizamini ku itariki zingahe uyu munsi mbaba uyu munsi dukoze ikiganiro ari ku itariki 11 z'ukwa 12 tuzageza ku itariki 30 hasigaye iminsi 27 n'umunani tuvuge reka twihereze iyi minsi isigaye icyambere duhindura uko tubona umugabo wacu ntukomeze kumubona nk'umugabo mubi hindura umubone uko namubonaga muri sheri shushu ubwo ni umugore ndi kubwira yego icya kabiri ukurikize izi principe zose tuvuze muha agaciro mwubahe ushigikira inzozi ze ubyo akunda ubikora ibyo yango bigendere kure ube thankful umushime n'ibindi nk'ibyo twavuze ibintu 6 7 cyangwa 8 ubigendereho none uzageze ku itariki ya mbere z'ukwa mbere uhamagare imbabazi uti nge ntago bya bindi burya n'ubuteka mutwe umugabo umutima we urakomera ariko uranoroha kuko nta mugabo nzi neza mpamya yuko wifuza kugira urugo rubi abe ikibwa ry'imigani ahantu hose nta muntu ubyifuza nta muntu ubyifuza ega mujye mureba ku bana batoya umwana mutoya akora ikosa iyo musetse cyane ubutantarikora ka kantu k'ubwana natwe katubamo niyo mpamvu iyo wambaye ikintu cyiza bakwiye tuwambaye neza wumva wishimye ukivuga ku byerekeye no kwambara neza kwambara neza hari icyo bihindura by'umwe ku byishimo by'umugabo kwambara neza by'umwe ku mugore we oya none se wewe byakugwa nabi wumvisha aho abagore baganira bavuga ngo ariko shaka umugabo yambara neza kwambara neza ku mugore wawe bihindura ibyishimo by'umugabo reka ngo runose we byakugwa neza byakugwa nabi ugiye ahantu kumva abagabo bari kuvuga ufite umugore arambara sha byakugwa nabi yego ufite umugore mwiza ufite umugore mwiza arambara sha asiko umugore yubaha asiko nagira ikinyapfura byakugwa nabi seho ntago mvu ufite akantu byagushimisha cyane none se bitandukaniye he no kujya mu ishuri kujya guhemba gufata bilete y'abana ukabona umwana waje ari wa mbere ntago utavuga uvuga ati ndi umugabo kabisa none se erega l'estime de soi twese turagera wumva ndakora none se byakugwa neza kuza kugusura mu rugo bagasanga abana bawe barwaye bwacyo ufite amamiliyari ubu icyo kimwaro wagikuza bambara nabi kandi ufite verite party hanze ufite inzu y'umutamena wowe wambara neza ugenda umeze neza ariko abana barwaye bwacyo umugore wawe agenda hose akanga gusohoka ahantu yihisha ahantu ubwo sibyo niki duhindure imyumvire duhindure twumve ko ikintu cy'agaciro twabashije kugera mu buzima suko twubatse kadasire suko dufite imitamenwa suko dufite umwanya runaka muri leta cyangwa runaka muri societe ahubwo uko dufite urugo rwiza tugire inzu yacu ahantu heza ho kubamo twihereze iminsi ingahe turi kwibintu bitazahinduka twagire ubuturo bwiza ubuturo bwiza mbabazi uvuga uti saa 12 zageze reka ntaye nirye barankeneye hari abagabo twaganiye bavuga ngo abagabo benshi twaragwa ariko ntabwo bizwi kuko twe tutavuga atwaragwa nk'uwo mugabo uri kuvuga gutyo akanya uri kumva kino kiganiro Eric shimiye ahantu mbabarira nkubwira ikintu kimwe abagabo baragowe twaragowe genda turi hano Gisimenti hano i Remera unyure muri tubari twose duhari urebe pourcentage y'abantu bahari si abagabo yego musi ntabwo ubona ukuntu iyo yicaye n'abandi bagabo baseka bagaseka cyane bakaryoherwa n'ibiganiro kuki si ibyo ngibyo batabikora mu ngo yabuze ahantu ashobora kugenda ari présent ni ikibazo cy'umugabo ni icya kintu wavuze ngo cy'umugore umugore ni urugo gira urugo rwawe heza urebe ko umugabo atazazana urugo umugabo yifuza urebe ko urebe ko inshuti ze zitazataramira iwawe I know
reka ngo urugero rwiza ni urugero mbabare ni akantu kaje umugabo yiratiye mu bandi bagabo ni umusore umugabo yirase mu bandi bagabo ati mfite umugore mwiza baravuga ati akana mugore mwiza ukiba nyamara ndamufite atarakaraka ukuntu uwo mugabo yamugiye abyabaga ashuti barabye noneho mureke tumwe inzoga umufuke ubumvikane gusa ubundi ndabereka nituya mu rugo mukora ibyo nkora ndabereka umugore mwiza mfite banywa ku byo bumvikana umufuke barazihamya koko ntago bahamije yego babikoze nkana kugira ngo barebe comportement y'umugore yego araza bagera mu rugo barakomanga umugabo arakomanga ko ari we ati ibyo nkora bari byo namwe mukora ubundi mbere cyo ko mfite umugore mwiza bumve iyo proud yo kwiratana mufite baraza barakomanga umugore mugabo mwiza mwaje batabigira nkaho basinze cyane yego uri kiguryo sunika bagasunika intebe umugabo yasunika intebe n'abandi bagabo nabo bagasunika yacira hasi n'abandi bagabo bose bagacira hasi umugabo avuga umugabo mwiza wananiwe disi ko babarira kabisa none se mbatekera ibiryo nta biryo dushaka ariko ntabwo mwaza mu rugo iwanjye ngo mutahe nta kintu muriye abakorera umureti araza akabaga ashira ngaho umureti amasahani kuko bari abagabo batatu ya ibiryo byose wa mugabo afashe umureti wajugunya gutya na abagabo bose barajugunya umugore avuga ati sheri nabatetse nashize umunyu mwinshi se harimo urusenda rwinshi mumbabarire dise kanongere mbakorere mwumva niyo mahitamo umugore yagize yeza ko abagore b'iki gihe bari kuvuga iki dore abagabo muza kunsindiraho ibintu nk'ibyo arangije umugore yunama afata amasahani akuramo yandurura aririmba ati Yesu yikoreye umusaraba we nanjye reka nikorere uwanjye abandi bagabo barareba ati abagore nk'aba babaho ushobora kurema ikintu cyiza ahari ikintu kibi indabo nziza zibaho ni mwanga nk'igihugu mu kibaya uva mu cyondo kimeze gute ibintu byiza kenshi biva mu bintu bibi biva mu kwihangana ni ukwihangana ni igihe kinini ni labeur ni imbaraga utanga z'igihe kinini byanze kunze nk'uko umugabo yazanye amananiza mu rugo abikoze mu buryo agambiriye cyangwa akabikora mu buryo ataragambiriye umugore akagaragaza ikintu cyitwa reaction yitwa kwihangana yego byanze kunze umugabo icyo kintu akinota ahantu quelque part impamvu agenda murata ngo ufite umugore mwiza nuko nyine yabibonye yego nuko umugore yabikoreye yego kamugire mbabazi hari abagabo hano hanze bashobora kuba bafite amafaranga menshi ariko kubera ubugugu wenda ni urugero akima urugo rwiwe bakabaho nabi bikabaho ariko umugore akihangana ntatotombe ntatukane ntakora iki ariko umugabo uko agenda akura avuga ati ko nafashe umugore wanjye nabi wihangana kuriya niki ntamuka bikorera icyo batangiye kubona umuntu ari kugenda ahinduka kubera ko abona umugore yahindutse agenda amuhindura yaza ko ari umugore uvuga ati ndasaba divorce kubera ko ibintu tugezeho biki umugabo ashaka kuvuga ndajya mu bandi bagore ufite umugore uriza urya ukumva ntiwanamubabaza kubera iyo mpamvu voilà erega ntabwo ubwo ari ahantu bahimana kuko mbabazi ukoze icyerekana nanjye ntikwishure oya nakubwiye ni ahantu hari perezida ho kwicara nta hantu wakwishimira kurya nta hantu wakwishimira kuryama ukavuga ati saa 12 zirageze we yaba ahantu ugenda ukavuga ati ahantu ngeze ni rega byose n'amahitamo yego hari umuntu wigeze kuvuga ndumva ari Junior Giti ni ikiganiro nigeze gukurikira gikora ku isimbi kwa Sabin niba ntibeshye avuga ngo umugabo ikintu aba yifuza mu rugo rwe aba yifuza kuba umwami abandi umugore igihe nyine umwamikazi n'abandi urugo rero ubishatse byo kuvuga ngo kuta umwami ariko ni umwami satwaye ikihe gihugu niba uri umugore ushaka kubaka icyo kintu gite hasi umugabo wawe niba ashaka kuba umwami kandi kuko nibyo ibyo yakoreye byose imyaka yifuza urwo rugo rwo kugira ubwami nakunze kuba urugero rw'abana bato uzareye abana bato bafite imyaka ine iyo bakina 3 uriya ni papa uriya ni mama papa ajya ku kazi akazana ibiryo agaheza mama uyiwe n'abana niko bakina ako kantu k'aka innocence kakwigisha yuko umugabo ari umutwe yego turi mu bihebo ibintu birahinduka turi mu 2024 tugera 2025 twembi turi imitwe mu rugo
yego ariko muhereza icyubahiro cye agombwa urebe ko atakugira umwamikazi wo mu rugo nubwo atari uproviding umugore we uproviding bikore gutyo yego hari umuntu bimusuzugurira icyo ukomeye w'umwarimu ufite yakoraga umugabo adakora bahora bapingana ndakora ntukora ariko igihe yiyemeye guhindura umushahara wose afashe akawuha umugabo ngo noneho mpangira urugo ntiwageze amahoro I know mugira umwami I know ntubikore kuko mbivuze bikore ko bikuvuye mu mutima urebe ko bidahinduka eko muhereza icyo baragombwa kabisa ni ibintu bigaragara ko byoroshye ariko kuko bikora kuri proud yacu twumva bitugoye ariko si uyu munsi abana banjye batize bazasebya madamu ngo yananiye gushaka akazi cyangwa n'igihe basebya ngo wabaye umugabo mbwa niyo mpamvu mparanira ibintu byose kugira ngo urugo rwanjye rugera heza ni ibintu nk'ibyo muri gukora muri proudness yanjye muri gukora muri mu bintu bituma mba umugabo uri gukorwa ahadakorwa yego ngahe nguko nababwiye ko uyu munsi muze kumva ikiganiro cyiza mukeneye kumva yega ko abagore uyu munsi mwiza ubushize abagabo twarize navuze ntimvuge ibintu rero ubushize waradukorogoshoye nimvuge noneho gahunda z'abagore birashoboka ko ntaza kubibona sibyo birashoboka ko nshobora no kubogamira quelque part je sais pas urumva ariko nicanye na Eric ndamuzi n'umutipe w'ibitekerezo bya atari urumva kandi keep it up n'umutipe w'ibitekerezo cyane mu buryo uracyakunda gusoma uragerageza ni umuntu usoma ntabwo ari inasoma ni umuntu usoma n'ibyo avuga rero wumve ko ari ibintu bifatika kandi twize turi benshi ku bantu bakurikiye ikiganiro weshyira muri commentaire icyo wifuza kumubaza you never know dushobora kuzagarukana nawe akaba yakongera kutuganiriza jya muri comment utubwire icyo wumvise cyose wifuza nk'umugore kumubaza ukimubaza aho wumva yabogamye utubwire uti yabogamye yagomba kubitubwira gutya gutya urabugende ku marangamutima yawe ejo bundi azagusubiza uri umugabo we never know tubwire tuzabiganiraho gute reka dushimire cyane Eric Umugisha Seba mbabazi urakoze ni ukuri turishimye nanjye ndumva tukoze ikiganiro cyiza kirimo experience yawe ku giti cyawe ariko nibyo umuntu yagakwiye kuba akora nk'umugabo cyane ko kenshi dufite ingo kuko gengane n'abagore urabizi benshi saba gusa abagore gusa n'abagabo turaganira abenshi tuganira n'abagore bakubwira ko barushye bitewe n'uko nyine bafite abagabo babo babananiye noneho ukibaza ngo kuki umugabo ananirana yarifuje kubaka urugo kandi rwiza ubwo ntabwo yahuye na challenges nawe ziturutse ku mugore umugore n'utamenye uko afata umugabo we ari byo tumaze kwiga muri kano kanya hamwe na Eric thank you so much urakoze ku mwanya wampaye n'iminota myinshi ariko myiza ndashaka gusoza mbwira abamama n'abapapa nkuko ugeraho ugakura ugashaka kwambara amarinete kuko imbone yawe zitari kubona neza duhindure ibyo tubona kuri partners bacu ibi tubishire ku ruhande tubone byiza kandi wibuke ibyatumye umuhitamo mu bandi ibyo washingiyeho umenye ko atahindutse n'umwereka bya bindi twavuze azaba mwiza kurushaho rero duhindure ko tubona mugenzi wacu kandi ntabwo twahisemo nabi duhitamo uwo nguwo wahisemo neza ahubwo hindura imirebere hindura imboni yawe kuko nudahindura neza uzarasa ubusa ariko ni wa wundi ntabwo yahindutse duhindure kandi bizagenda neza urakoze cyane wowe wifuza nawe umugire uwo wifuza wowe washakanye nawe ukabona ntabwo ari wa wundi wifuza mugire uwo wifuza icyo udashaka ko uwundi agukorera nawe ntugikorere mugenzi wawe nimba udashaka ko umbona ko ndi mubi nanjye simbone mugenzi wanjye ko ari mubi thank you so much urakoze cyane